mumeze neza nizere ko mumeze neza aho muri hose uyu munsi waguye neza n'abatameze neza nizere ko n'ejo bazamera neza inshallah ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana ntiwihebe ntugire ikibazo nimba uno munsi utariye ejo uzarya sibyo ntimubone ibi ntangiye bavuze ngo nimba utariye uvuze ejo uzarya nuko nkangiranye ibiryo bon appétit n'abari babibonye uyu munsi mushimira Imana mujye mushimira Imana kubera ko hari impamvu y'ibi byose urumva hari ababa bafite amafaranga ariko bakabananirwa kurya ibyo bifuza kubera iki indwara barwaye iki hari n'ubu udafite amafaranga ubuzima ni gatebe gatoki ibintu birahindagurikana ntiwamenya impamvu Imana ikora ibintu ariko Imana ntibazwa nta nubwo ivuguruzwa nyine ibyo yakoze izi mpamvu sibyo rero aho uri hose umererwe neza mbanje kubashimira mbere na mbere y'ukuntu mwitwaye uburyo mwangaragarije urukundo uburyo mwakiriye ibiganiro maze iminsi ndi gukora mu gihe mutegereje mu yanyu mukunda nabapromisinze ko ngiye kubahereza vuba akore bonye ko n'ubundi niza muzayikunda cyane kubera ko ndi kubona uburyo muri gukurikirana ibintu byanjye nkishima cyane yes ubushize rero nakunze no kuntu mwakiriye prank seriously ntabwo nari nzi ukuntu bakora prank n'ubwa mbere nari nkoze prank numvaga prank bayikora nka movie mubitegura mukabivugana muzakora ibingibi ibaze ko ibintu nabikoze numva ko ndi gutata chance ndavuga reka nzende ukuntu biri bugende reaction akoraga ariko nari nzi ko prank azikorwa nyuma ngenda mbona comment y'abantu baramamagara menya burya se prank ntabyo umuntu abazi gazi biba bintu bikora nari nzi ko umugabo ari bunyice nari mfite ubwoba kari bunkubite kuko nakoze ibintu nanjye ubwanjye ndavuga se ubwambwe nkubu yankubita nari kuba ndi kuziriki urumva prank zizarikora guys prank zizarikora seriously kubera ko ubu buzima umuntu udashobora kwihangana ntabwo biba ibintu abyihanganira nanjye ubwanjye sinzi ko napfa kureactinga kuriya rero uno munsi umugabo yambwiye arashaka kunekera yanyukirije agahene arambwira ko mbere yo kurya n'agatoki tunzi barabibona guys n'agatoki agahene n'agatunguru arambwira ariko ngo mbere yo kurya ngo ari ikintu ashaka kunkorera kuri kamera mbere uko nzabyaploading guys ntabwo nzi ngo ni prank dusangire n'abakunzi baragiriye abantu mutari bubone iki cyo kurya umugabo wanjye zikotsa inyuma pe nanjye nkabanze guteka ariko ndi kuzibona bibaretse nkabonjaho nkabivuga ntabyo kubona ahubwo reka nkubwire amufashe neza sasa rero ubushize wankoreye icyo kintu mbanze rw'imbonje oya ntabwo nakwemerera ubushize wankoreye ikintu ndaza ariko wabonye ko ndireactinga neza ako bibara ntabyo yigize ukiye kutabesha wallahi ntabyo nigeze ntabwo nari mbizi gusa ikintu nakubwira mbere yuko turya zino nyama nari nakubeshye ngo ndashyiraho ngo video ngo tubaza ngo kuzirya hari ikindi kintu nanjye mufitiye surprise ni prank kandi mbizi oya ntabwo ari prank y'ikize ni surprise urumva siko bimeze kugira ngo rero turye zino nyama nawe uze kubasha kuzirya ko nijye waziteguye tugomba gukina agakino hari game ushaka ko dukinana urikonyumva neza kamaze nkuremo igikoresho cya mbere aka ni agapuderi mu biryo puderi tugiye gusukamo ni ketchup se ni dress up ahubwo agapuderi izi nyama nazirya ahubwo wowe wari uzi ko nazokeje se gusa wowe wankureye bya bintu sujya mu gihe nanjye naceceka gutyo ako bebe goye ko ntabwo byarangira gutyo gutyo bikarangira hoya ukuntu bimeze se umva nyine nkumaze hayo mfite n'indi surprise ahubwo cyangwa wagize ngo tugiye kwiga tugiye gusoma donc hano hari udupapuro nanditse hano twanditseho ibibazo ngiye nshaka ndashaka kukubaza ikibazo kandi please kinsubiza n'ukuri kwawe kose n'uwifata kuvuga ngo ndifashe uramumpaye chance zo kurya kandi nagusiga na poudre mu maso aho nshaka ngusiga no mu mutwe wose wagira ibyo bitoro turi kurya se bitwaye iki nugo ya poudre imenetse mu mubiri oya nta poudre imeneka mu yigize hirya ubusa narya amabere umva izi nyama naziteguye n'uko bigomba kugenda mfite hano ibibazo nanditse kandi waruzi ko nokeje gusana narije wambara hano mfite utubazo nanditse hano kugira ngo ubashe kuziryaho bagifata ndajya gufata kamwe nkubaze nimara kukubaza unsubize nawe nunsubize ukambwira ikintu nyakuri nyine ukagisubiza urambaza njye nyine
ibibazo ko muri byinshi no nako unafashe no tubazo 10 na tungahe oya umva conditional kujya byemera ibibazo 14 uzi kujya byemera ibibazo 14 gusa byemera hano nino kwanga turye dore n'ibiryo ngo biri no guhora nyine mbaze ngo no kurwanza ko mbonja oya nawe nakwemana barabazi mbonje kamwe oya nukuraga nusubiza ikibazo urakabonja ngira vumba ariko iki condition nyine ubora nyine ibyo bibazo ubigabanyemo kabiri bikabanyemo kabiri kandi ryo biteguye ubigabanyemo nyine nyine nanjye nkubazeho umbaza hicyo wowe fata ibibazo birindwi Antanye nk'ibi 1 2 3 4 5 6 7 ndakubaza Nozo wabwirwa n'icyo ibyo nshaka kukubaza Umva niba ari ibyo wakoba niba ari kidabihindura uburyo bibujyo None nanjye umbaza kandi njye wateguye ikiganiro njye wabiteguye Noze ko nabibashe ari we mbishaka kugira ngo mbimenye Ushaka kumfasha tukoze Nino video simbizi niba uzayiporoding ibyo nibyo ukoreye simbizi Uzayiporoding Noze ko ari niwe byari bigenewe rero none ngo ubitsubize Aho kumfasha tubibazanye Umbaze nanjye nkubaze Cyawe bigabanye tubijugunye ibi umbaze ibyo byonyine cyatse Urashaka birindwi basi birindwi kugira mbashe kubona umwanya wo kurya to mixing okay to mixing okay Wemera ko mubazanya nawe Cyazo nanjye mbaze Cyawe tubigabanye neza ufite ubwoba bwo kugira Tubazanye imereza birindwi nawe afata ibintu 1 2 3 4 Reka mutemo dutatu tubiri imereza dutanu 1 2 3 4 5 Okay. Nawe uhisemo kumbaza kandi njye wateguye ibintu. Okay, tubijugunye rero bintu mbazo nazarye sanga. Birindwi okay. No kugira ngo urugero rero nuko ngomba kubaza ikibazo cya mbere. Wumvishije amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Kuzangereza focus. Ndarye sanga biboratse ngo. Oye, witonze ndayiguhereza umaze gutsinda cyangwa ugize. Ikibazo cya mbere. Jya kubaza ikibazo wumvisha amategeko n'amabwiriza. Nuwifata bigira vuba ngewe nduva inyama ziri kumwe nushaka kunsubiza nsubiza kandi urambwirana why nuwifata cyangwa unasubiza Okay niye ikibazo cya mbere niye mikino wakundaga gukina ukiri umwana nakunda gukina sayi kubera iki nakono nawe bikundaga just nyine nkunda kwihisha gukina saye biki no guteka utuntu tw'abana turyo nabaga nzi guteka nyine utuntu tw'abana nagira mu rugo nk'ibimiceri nk'ibinyama atujyana nkajya guteka ibyanjye ku ruhande wakinye konori nari uwa mbere mu guteka hari umukobwa witwaga Nima twari duturanye nyine yajyaga kwiba ibiryo iwabo nanjye tukiba iwacu tugateka konokono mu bya bikopo bya nidona dukora n'ubwabo ndi bwa sosomati noneho ikindi sayi nayikundaga kubi nari uwa mbere mu kwihisha nemerewe kurya kamwe gato cyane nazo urangire ko ngomba kurya muzuguye ikinyama cyose uragitamira hani wanze kuntera isoni ahubwo ikimbabaje n'ibibazo byawe ahubwo ibyo bintu uzanyemo byo kuvuga ngo nawe urambaza ntabwo byari ngombwa kuko nanjye numva ushaka kurya No, mbaza nawe bebe please Waje brochette yo mu Rwanda Mbeka nkamareka No amerwa mereye nabi numva mu kanwa byanze amazi ari gutemba Ikibazo ubu wabona ugiye kumbaza ikibazo nashaka ko nza kukubaza muri bya bintu wahisemo Suri hano Ikibazo ugiye kumbaza ni bari kukikubaza ibintu ni ibyanjye wigeze umboroka mu gihe twakundana mu gihe dukundana wigeze umborokaho Neza nk'umboroka dukundana ndifashe Uriva ni puderi Urumva kunsubiza kwambura cyo biguteye isoni Nikigeze kandi nifashe Wifashe ni puderi swambwiye Ujye utangira igifu Bebe numva bitamba Vugisha ukuri nyine naho gucyumva ngangere ngira ugukoresha ibyo bintu bebe vugisha ukuri ngira uko nagize imana urangura utubazo tworoshye uri kumbaza tworoshye kurusha ibyo hano tega No ndatega gute kandi mbikubwisha kuri nyine nakubaye nyine ntango ndifashe ubwo se ni igisubizo ahubwo wateguye game zicya ntayuzi
narakuborotse waramborotse ikinyama ese wamborokeye iki ngeze kukuboroka nyine unakoze iki waneshije wanteye umujinya wari wandakariye wari wanyanze wansakurije ubeshye nuko bivugisha uko rivuga neza nsobanura neza ntabwo ndi kubyumva hari igihe icyo gihe hari habaye iki ikibazo rero ni iki ngiki naza cyo kuvuga ibi ngibi uyu muntu yifashe nta muntu bikarangira none uri kumbaza ngo hari habaye iki kugira ugeraho kumbroka hari n'abandi bantu bari mu rukundo urumva icyo gihe hari igihe kijya kigeraho baho bakangana bagashwana bakabrokana ko nanjye yize kubroka ntabwo nakubeshya birenze imwe ebyiri njye nakubrotse kenshi yes habaye ikizo mboroka habaye iki twawansajije tu mwamboroka nkumva singusha njyari igihe koko iyo mfite nimero y'umuntu iyo twarakaranye nkunda kumuhamagara kenshi noneho iyo nkubrotse nyine ndayibura nimero yawe nagukora ese kugira ngo uteshe umutwe undi brotse umuntu ntabwo uba ukimukeneye wowe wamburotse utakinkeneye wongeye se ushaka bigenze bite ntabwo ndebe sitati zawe hano ni inzara wamburokoye kugira sitati zanjye nakubarokoye kugira ngo wamburokoye kugira sitati zanjye umaze ibibazo kuzibona ngira imbe nyine cyangwa banyandikiye wanshatse utawijijisha ariko wumva ngo nkumbe nawe wati umuntu ushaka kugura sitati y'umuntu yanze wasanze natwitse kuri sitati no nasanze bapostinze amagambo amanje imana ibana n'abihangana cyangwa nkasohoka nkajya kubyina nka postinga nta burudi ngo nanga imana ngo ijya yibeshya ngo icyo yaguteganyirije ngo igihe kiragera ikakiguha okay komeza none ubwo nijye utari kukubaza yego gusa uransekeje nagutaye ngende yo kujya mu brokoli nashatse nimero zanjye zibura nta nubwo nari nzizi mu mutwe kugira nanazisibye nimero nakubrotse ndetana gusubira nimero urabeshya noneho kujya nzibone nabwiye musaza wanjye mbabara ndapfuye nshaka nimero z'umugabo icyo gihe rero nanjye nari ndi kwineneka sasa rero igihe wari waramborotse none ugeze usanga ntabwo wahamagaye se utabeshye ntabwo wambuze reka dore ikibazo ahubwo uri ready tayari hari umuntu wigeze usomana nawe dukundana wagiriwe kugukabya wagiriwe kubyegereza umutima ryari dukundana njye nawe hari undi muhungu wigeze usoma bite byawe reka ntekereze neza ntaza kubera utegeza ajya hashize imyaka ingahe 25 ugiye nkundana nawe ku buryo waba warabyibagiwe kuko narasomanye wenda ntabizi oya ntabwo ntekereza neza hari chance zo kurya inyama hari chance zo kwisiga agapuderi hari na chance zo kuvuga ati yes byarabaye nifata uransiga puderi nifata nagusiga puderi uraruzi nka na chance yo kurya inyama ntabwo neza nsomana ntabwo wigeze usomana kusegaza ntabwo uri kumbihiriza rero ndi gukurura iki gihe ndi gukurura iki kera nkagenda nkuru ibintu byose ariko mbitekerejeho nsanga wapi ngaho byine vuga ati wallahi ndakwiye nutabivuga ntabwo yiki rahira ati wallahi ntabwo nigeze nsomana n'ubu nutayirahira wallahi ndagusiga puderi kandi nta n'ugurya bebe ko ndi gukurura icyo gihe gashize imyaka myinshi tekereza neza nshobora kubeshya ubeshya kandi game utabeshya ko numva ntabizi se wowe nsubiza neza kuno byagenze ntabwo mbyibuka cyokoze hashize ako ntabwo urafata chance agiye nirire so wombaza ibintu ni bibiri okirye ntabwo byibuka kuko ngiyeho kujya nkubeshye wowe wavuga ngo ndifasha ariko ntabwo mvuga kwifasha imyaka 3 ingahe ishize ntabwo byibuka njye kandi ndavuze ngo ntabwo urize nsomana n'undi muhungu kandi mbwe ngo ntabwo byibuka ndavuze ngo ntabwo nizi nsora bavuga ngo ndahire wallahi sinshobora kurahira ntabeshye utabeshye rero urumva utabyibuka ntabyibuka ntabwo dukundana oya ntabwo mbyibuka pe
mwese ko tuvuga ngo ntabwo mbizi kandi avuga ngo ntabwo nzi nsoma nawe urambwira ngo ubwo nindahire kandi si uburandahiza ibyo bintu nibiza mu Imana kubera iki zitazamo ahubwo ubwo wowe warasomanye ni kwanga gukora icyaha kurahira ntabwo nasomanye ahubwo urambwira byageze gute niyema kandi ntabwo nasomanye rahira nyine wallahi rahira izina ry'Imana ati ntabwo nasomanye ntabwo narahira okay ntabyo nzi none bebe umuntu atabizi atibuka ntabwo nifashe sinanze no kuvuga ahubwo ujya inyama igisubizo ni ikihe aho kujya ngenda wowe ndebye mu bwonko rero igisubizo nacyumvishe hani nawe igisubizo nacyumvishe wallahi nawe niba uza sindahiye nibyo kubyako urahiye ku munota wa nyuma nuza kubyaporodinga abantu baraza kubimenya najya ngo nsaze ni comprenkinga none ntabwo comprenkinga kujya ndere reaction yawe ndwandiri inyama okay mbe inyama tuyisange nanjye ndicyange none sinarahiye no utaye kumbaza komeza urye none ngare kira stop tubiraza gufona wigeze ukundana n'umuntu urenze umwe njyewe nigeze nkundana n'umuntu urenze umwe mu buzima bwanjye oya abahungu babiri batatu abahungu sorry abakobwa batatu bane batanu oya mbaza nyine no iyo ugiye kubaza ntabwo umvara sora uri kurya nari cya kindi cya mbere washinzwe bigaragara ko wasomanye mbaza nyine none ndategereza ubanza urye none nsonya ngo bigende bite uretse bebe nanjye kurya urashaka ko usubizanye kuri gutamira urukumbabaza nose inyama uzitegera bikagira inzira ngambaza ego hani inyama ijyana n'agatoki ugerekera stop okay ni ikihe kintu wakoze mu bwana kigutera isoni ahize kunyara ku buriri ntabwo nanyaraga ku buriri kera urumva noneho bamba icyumba cyanjye nyine kandi abandi baba petitsa banyaraga ku buriri njye ndetse kunyara ku buriri ndi umwana muto cyane mfite imyaka 2 n'umuntu mfite nk'imyaka 8 mfite nk'ibiri nibwo nacyo kunyara ku buriri njye ntabwo nzi nyara ku buriri byabindi abana banyara ku buriri noneho mfite imyaka nk'umunani 9 gutyo niga mu wa kabiri primaire mu wa kabiri kinyara ku buriri mu wa kabiri primaire nawe byaranci narose ndi kunyara nshidukanye ku buriri kandi noneho ibaze ko bamaga nyine bajyaga banza nawe nda nk'umwana ngo ndahaze ariko umwana utanyara ku buriri nyine wavuye kunyara ntabwo nanyara ku buriri icyo gihe nyine ndeka ngo story yabaye njye nakuze ntanyara ku buriri nyine noneho ibaze niga muri deuxième nimba narose nimba naranywa amazi sinzi ukuntu byagenze mbyuka nsanga nanyara ku buriri kandi umwana wese utaranyaraga ku buriri baramunze nakajya ndaza nyine abanyarakuru bakaba bararanye abatanyara bakandaza noneho rero ibintu byabayeho kanyare ku buriri kandi kapetitsa nyine turyamanye katanyaye ndagahinduye none naraye nambaye n'iniforume ntabwo umwana ava kwishura ganga rero gukora kuri diswari nanga guhita nkuramo iniforume ndasinzira nsinzira nzinyaramo uzi ibintu byambayeho nahise mfata petitse wanjye umushyira mu mwanya wanjye nanjye njya mu ruhande ndarira mama banyariye banyereye kuri forasi ndi ujya ku ishuri mama ikintu cyambabaje nyine njye bimbabaza kubise petitse wanjye shana ibyonyara ku buriri kuko njye nta wari uko imaze imyaka musura namuryamishije mu ruhande rwanjye mbeshya ko yabanyaye kandi yari umwana muto njye ndibaze deuxième niba mfite imyaka 8 ibaze umukobwa w'inkumi nyine kunyara ku buriri icyo kintu nkibutse nyine nubwo mbe nkivuze nusura babarire namushizemo baramukubita rero kunyara ku buriri ryari hani wajumba bara ntabwo wabicitseho kunyara ku buriri ntabwo kinyara ku buriri
Yego. Yego se bebe. Okay. Jamu nyayo. Nabazaga ntango ntabutse. No ufite chance zo kurya rero ngo. Wewe kunyara wonyari kureke kunyara kurya. Betanya ifuri mukuru. Oya, Uzambwira abantu bazi umugabo wanjye n'imbere nyaraga kuburira. Arabana baranditse kunyara bafite imyaka nk'icumi. Kabere yimbaje no? Bimeze tubone ufite umwanya wo kumbaza n'abantu. Cyana cyaje no? No, mbona ufite tubazo twinshi. Dona kirana cyo gikora mu nzu nyamaze kukubaza bibiri sigaranye ibindi hano bine. No bitatu. Bivuze ushima. Oya. Börhyo. Wallahi. Nde twakundana cyose. Pe ijana ku ijana buraga nshyiraho akabanga. Nta kandi gakuko muco inyuma gutya neza bikarangira. Ahubwo turasangira aho hano. Cyangwa ukunda n'undi mukobwa. Cyangwa n'undi mukobwa amwifuje kandi ukundana. Bivugisha ukuri ariko. No ntabyo bebe. Ntabwo nizo muco inyuma. Cyana kugira warahira. Wallahi. Imyaka 3 yose. Niyo wanciye inyuma wowe. Ntabwo ikibazo njye nakucyo kubaza. Wanciye wowe wari kwifata nka gusiga pode niyo mpamvu ntabwo nakubebe ntabwo nize muco. Niyo mpamvu nayo nanze ibintu byo gukira. Ntabwo namuca inyuma. Ntabwo wanciye inyuma. Neza. Ibyo ntabwo nabikora. Wanciye inyuma gakeya. Oya bebe. Nshaka kuvuga ngo neza. Neza gucana inyuma bya nyabyo. Ntabwo wabigerageza ariko. Oya ariko. Ntabwo nabikora. Ugeze uhindura izina ryanjye muri telefone yawe bitewe n'aho ugiye. Oya. Hari ikintu hinduye. Umusubwo ntabwo ahubwo nahinduye izina ryawe. Ikindi leta hari ukuntu witwaga. Hashize tugiye tumaze kubabajama cyane hari ukuntu naguhinduye izina. Tumaze kugukunda hari ukuntu nagiye mpinduranya izina ryawe bitewe n'iki? Muraseka gakasi. Hase bite byawe. Ugomba kuryizira aho ngaho. Ndanze ibi binini sinabonze kubikata. Kana wazicuma kimwe natire. Katira izina kariko. Okay. Sintsinde. Wagiye uhindura izina ryanjye bitewe ngo n'iki? N'igihe. Cyangwa n'amapeti. N'amapeti nagendaga nkwambika. Nyambika. Yawe ugenda guhindura izina ryanjye bitewe n'ukuntu nakinnye game. No utaye kumbaza. Unaje kuyitoke. Gazi byose. Uzibanye ikibazo kimwe giye mfite bitatu. Nakorebe. Ndetse rero. Hanze aho ko niyo utaye kubaza gusenza kare gusiga. Ari njye n'umubyeyi wawe. Wahitamo nde Karohama. Ndamutse ndi kumwe n'umubyeyi wawe usigaranye umunsi no ufite amahitamo kurokora umuntu umwe kandi nubyanga umwe nyine wowe mwese mugapfa nyine. Wowe n'umubyeyi wanjye se? Njyewe n'umubyeyi wawe na mama wawe. Njyewe na mama wawe turi hari cyane papa wawe turi hano ku nkengero z'uruzi bakavuga ngo hirikamo umuntu umwe nutamuhirikamo nyine mwese murapfa. Nuhirimaka mumwe turaba murabaho nyine uhitamo wahitamo guhita ubona hirika mu mazi. Njyewe cyangwa se umubyeyi wawe. Ndifashe bebe ntabwo uzi wahirikamo hagati yawe n'umubyeyi wawe ubona hirika mu mazi. Oya ndifashe ndemera ipuderi nyirye nabazi twese waduhirikamo. Oya ndifashe twese ntabwo waduhirikamo. Ndifashe kubera iki nyine sobanura impamvu ndifashe ubwo nijye wahirikamo. Hariho nahirikamo nabivuga nkarya inyama.
ngo kuki wifashe se ni uburenganzira mu game kurutede no kwifata tega ntuzoshaka kunkubita ndakora ibyo nshatse oya ni ugukora aho ngaho gutya ukanshyira mu kansiga mu maso duce gutya gusa sawa bebe cyo yapfa nyinshi nta kibazo ngwino se ubu mubiko ko turi kurya ntamaze uzo gushyiramo n'urukundo nsiga mu maso pepe ibyo ntabwo birimo byo kwigira gutya urwaye ngo woze ko wagira ngo wize gusiga amarangi none ushakiye ikibazo kandi ngo ninjye ugiye kurya urarya ufite chance zo kurya bana we ikintu kimbabaje nuko ari wateguye umukino akaba ari nanjye wisize cyane rwose ase urya gatoki cyane none tukikana byose ariko bebe ndibaza ko tongera kurya nanjye mbonye ikibazo rero sasa ikibazo ugomba kugisubiza 100%. Haze ko ndebe inyama zose zavuze ko ndebo zijonyora warangije kurya oya warangije kurya ndiha gatoki gusa ntabwo ari inyama Ese ko ndi zose zimaze ndakubaza iki kibazo kijyanye no kugira ngo uze gushaka inyama bebe zirahari nose dufite izindi ariko igitoki cyo ni nonse uri kurya mu Rwanda ndashaka kurya igitoki cyo bonus be na bonus hari ndakwica ani ubwo ngubwo nagure buryo bwa kabiri kandi inyama iki ni igitoki bebe bangeho Yalnız ödinda sana mukubitire ingumi Twajya hano bebe icyo ni ikibazo cyane hagati ya papa wawe na mama wawe ukunda nde kurusha ubundi yashakira icyo ugomba gukisubiza nabo babimenye bose ndabakunda oya byo ntabwo ari cyo ngo kandi wumvisha hagati nta nkubajije ngo bose ni of course urabakunda n'ababyeyi bawe nyirakubajije hagati ya papa wawe na mama wawe ukunda nde cyane kurusha undi ni ukuvuga n'undi uramukunda ariko uza mbere nk'uko nawe wampaye example z'icyo cyobo ikibazo nkunda papa nkakunda na mama no ibyo ngibyo batandukanye rero ni kimwe na cya kibazo wambajije nabo bahagaze ku nkombe wahitiramo ndifashe na bose ndabakunda ndifashe urabona gusiga agapuderi hejuru yuko wifashe ubu ntabwo uzi guma hagati ya papa na mama umuntu ukunda bebe nuse ko nukuri ko Imana kurusha bose urabakunda nyine nisemo n'abantu nkabije ko nkunda mama wanjye cyane ukora na papa wawe cyane nkunda papa wanjye cyane ukegera hino rero sasa warakoze kubakunda gera hino bebe nabwo uhitemo umwe bebe reka nguhe chance hitamo umwe ukunda kurusha undi akubuze ko mbakunda ushobora gukabya ntabwo uzana rero udatumwoya zana mwereka ndashyiramo n'urukundo utumusiga gahoro bebe ibintu ngize hagati ya papa na mama nyine hano hasigaye ibibazo bibiri urafatamo kimwe nawe fata ikindi ukunda ry'inyama mfite puderi ntuzi njye sinarinde kuyirya puderi si hari ubwo njye hari harimo hari ikindi wigeze ukunda nta n'umuntu urenze umwe ibirayi bajije ndo hano hasigaye bibiri icyo ni igituntu wallahi rwanyu hari umuntu w'iwanyu wigize unyanga muri famiye iki kibazo gikuye singiki se sinagihimbye soma hari umuntu w'iwanyu muri famiye wigeze unyanga wigeze wenda utishimira urukundo rwanjye nawe muri famiye yanjye wowe urashaka kunshirishamo rero ntushaka gushishamo se ese wabyandikiye ibibazo wari wabikugeneye ihangane rero twabitangiye hano wisubize iyi match inyuma mbwira vuba ikibazo rero urazana ibintu by'amabifu n'ibiki ntabwo ari bifu nzana nimba byarabaye oye wifashe ubwo nuko tega inde wowe gutangira mu banguka pepe banguka azibaza ko wagweze no kuba umurushyi wawe ubagwe uburenganzira mu nkubita wankubita kandi urubona kunari kumpamagara ngo njyo igiswahili cyose kabinagamo njapa pepe njapa nifanye nikusige vizuri nikusige bebe bankuru kwica inyama nizihorora zirya wenyine bake pepe wakoze cyane muri ibibazo bibiri hasigaye njye nakubaza ngo njye wateguye game ibibazo bibiri njye ugomba kubisoza it's okay hani nari kubaza ushaka ikibazo rero buri munsi ntegura
ubu nateguye kamana babaze ariko ndabona ari njye ubu uzamure prank ibingibi byo tugomba kubazanya muri kapo nyine ni byiza ko muhaje ububazo bubazanya kandi mukavugisha nabiteguye byose ko ari wowe mbibaza ariko ni byinshi hano ntabwo nari byinshi byose kuzapfa ntarizi inyama no wonse izi no pudre hejuru y'ibi zo mubaza ikindi wigeze uceka ko nkuca inyuma nabiketse uracyarya rero urabiketse kubera iki zuba watinze gutaha dutana abana tunakundana kera watindaga wanga kwitaba nkatanekeza kuri kurya akana nyuma nditso ntuzi ko utakeka ko nahuye na traffic jam kuki utakeka ko uteka ko naguciye ntamuteka ibintu byiza kandi njye nyamukekera utuntu twiza hajya nko kunyitaba nkakeka ko usinziriye njyewe natetse ko wanciye inyuma njyewe ugeze gukeka ko naguciye inyuma kuri kunca inyuma kwangaga kwitaba unuze ko utakeka ko umuriro washize muri telefone bebe nakubwiye ko nuze ko ushaka ko mpindura ukuri kwanjye naketse ko hari gushya kwatwika ikibazo cyane hari umuntu wigeze urwarira indege kwaje inguma nayirwara hari uwo muntu ubu none ukuntu bimeze kugira ngo nayize kuyirwara nyine uzi mbese aho yahaveye oya indege of course indege kurara nkarwara mu bitaro nkaremba no urugara indege kuva umuntu mwumvishijemo ni crash ukavuga ati oh my god apana ibyo kwa muganga tunahuye hanashya oya cyo gushya ntabwo tuwarwariye indege gusa ibyo birarangira nabonye umuntu ndamukunda ntabyo kuba ngo ndavuga kumurwara nose uko ubona umuntu gushya se none oya ntawe noneho uramwibuka iki ona umuntu akoresha ingiye namubonye muri televiziyo nta nubwo tuziranye ni crash just crash imbagize crash yirire ni kuri phone kuri televiziyo kubona umuntu tutanahura nanabonaga mbega umusore najya ndyama nkamurota ibyo nta wasi naheze ngo wene ukwanga umuntu ku buryo n'ubu ndamwibuka no muri quartier tunahuye ni umusitari narwara namvugisha ntiyananyemera nanjye ariko njyewe namukunze namurwariye indege noneho tugiye kurya bwemerangiye turaza gushyushya ibiryo bisigaye tuze kongeraho n'ibindi dukomeze tuenjoyinge unacenge ibibazo nanateganya reka nimba ari ibyo ushaka mu mutwe wawe tureke amagufa ntabwo naza kuyatamira kuri kamera kandi nkunda igufa cyane kanjye mbe nyitamira mwakoze cyane guys twishimiye cyane kubana namwe mwakoze cyane abantu mwese mumaze gukurikira ikiganiro mpaka kirangiye ibintu umugabo wanjye akoze ni byiza nubwo namurogoye nkamwicira ibyo yashakaga yes ariko ni byiza ko abantu bakundana mujya mufata umwanya mukabaza ikiganiro mugatebya byongera urukundo mu rugo rwanyu wa mwanya wo gutekereza ibidafite akamaro wa mwanya wo gutekereza inzangano cyangwa ibindi bintu bituma ahubwo mubona wo kuhavinga fun muhora mwishimye museka nta kintu cyiza nk'icyo ngicyo no kugira umugabo ubikwemerera nyine kuko kubona umuntu ukuha umwanya we hariho uburi bize bitewe n'akazi ariko guys mu mwanya muto ubonye ndagushimiye cyane bebe nyine akanya gato ubona utuma smilinga gake gake nubwo uje unsaza rimwe na rimwe nawe uranshimisha ntukabone ngo turi guseka hari n'igihe andakaza nkabyimba nkabyuka ameze ngo nawe arigiye muri akazi navuga bebe akanyorera bebe ibiki ibintu nyine bibaho nta muntu bitabaho hano umuntu bitarabaho ashobora kuba usa neza nese neza uretse nka guha ka bonus ngize iki babarira rata guys urumva ibyo bintu mu ngo zose nta hantu hataba ibyo bintu kwishima kubabara n'ibintu bijyana nyine ariko mu buzima bwanyu nyine uzirinde guha umwanya ikintu cyose gituma urakarana n'umugabo wawe kuko nimba umuntu uzabana ubuzima bwose umuntu wumva wowe wabyemeye ko uzabana nawe igihe kinini nta mpamvu yo kwiremereza
ukumva ko ushobora kwikora umutwaro, ushobora kubabara, gerageza ubeho wishimye, ubeho ugerageze gukrea nyine impamvu ituma wishima ko nicyo kizatuma ubaho neza kandi ukabaho igihe kirekire. Mwakoze cyane rero, ubwo twamenye uko bakora prank na bebe wanjye yambwiye ngo ari ibyo ari gutegura, ahubwo abantu bambabarira bakwandikire muri comment uburyo wayikoramo ibintu wankora byiza. Abantu kandi niba byandika muri comment uzazita ubibonera nanjye nzakuramo iyo mukorera. Guys, kandi ikindi urumva ni byiza gukora ibintu bituma umuntu agenda yunguka ubumenyi. Ubu namenye ko wakora, ntabwo nzi ko prank zimera kuriya, ariko zananteye ubwoba bwa ibintu umuntu ushobora kubimukora akanakwica. Ni amahirwe rero, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Filime yanyu ziraryoshye pe. Ziryoshye nk'iki? Ntabwo nazigereranya. Zifite uburyohe burenze, gusa nabi. Guys, bye rero, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kandi ikindi ntimwibagirwe ko filime ubu ugiye kuzishuhura uzishikore koko batareba. Ndashaka urugufa uru nimba ari akaguru iki. Guys, iki mukanya ndaje ngishikure, nakarabye intoki neza ngishikure. N'agapuderi kakuderanjije kandi ranje ndikubona umurisha amaboko abiri, ubu hari igihe ushaka atatu. Mbaburetse guys, nyine nanjye nagiye nirishwa gake. Hari n'izindi nyama nyinshi ako noneho ziranyica n'ukuri. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Filime yanyu mu minsi mike, filime yitwa Visa muratangira muyibone. Thank you so much.